Kadogo niso Mirawe yabanagwe akose mabuja ni ngoma mwite Kadogo koko witwa nde? akora ubwirwa umbaza ngo ngiye ngo nitwa nde kandi nakubwiye izina ryanjye kuba naje gusaba hano akazi si ngombwa ngo ugire ute unyite Kadogo. Iyo ukenera ko nazajya nkwita Kadogo barambwiye izina nzajya nkwita. Ntabwo nakubwiye ko nitwa umuyuda Dino. Reka ye aseke bakujugunya muri Nyabarongo wanuriwe. So wangegera nta soni waje kudusaba akazi none umaze kurengwa wowe. Akose mabuja ni ngombwa ku kantu ko kuva ko ndi umutindi nyakujya koko ukongere koko nakongera wasoye ku cyundengerwa ko mabuja cyakoze ikintu cyo nguboneyeho ni kimwe kuva nakubona n'ubwa mbere wambaye neza umuntu ugiye gukura ashobora kuba ari we. Nako rero nge nanga ukuntu ishyanuka nibyo ninde ubu bikubajije ubu ngewe byibajije. ngo nsanga hano igikondo ntabwo uri kumva ngwino cyangwa ubyihorere subu hingegerigeze shiri wari wambuze none nta soni uraza ushaka kumpobera n'ukuntu hejuru y'ibintu byanjye wanyimye wowe. ese shiri kuba narakwimye amafaranga bivuze ko wakanga kumpobera wayakize ntabwo wari warayanyemereye nta soni reka nanjye mafite ibindi ngomba kuba mbanza gukemura. Wamaze. shiri urabizi ko ndi muri gahunda yo kubaka naguze ibikoresho nese urabona tuzabana gute tutafite ahantu ho kuba. ibyo njye mbwira ntabwo mbyumva ujya kuyanyemerera ntabwo wari uzi ko ibyo bikoresho uzabikenera. ese shiri kubizi ko ngukunda nta kintu ntakwima uko ko mfate miliyoni 2 nziguhe kandi ubizi ko mfite gahunda yo kubaka. Icyo ngibyo uri kumbwira byo kubaka ntabwo mbyitayeho urame nkeneye ijambo rimwe ubundi riguturutseho urayama ntuyama. shiri ntagira ikibazo ndayaguha subizi ko ngukunda se. Hega ndagukunda shiri ndagukunda ko se bana shiri ntukagira ikibazo mari. hari utuntu mu rugo bari bantumye sibyo bihita ugenda kandi yigo reka ngende ntuzane subiza shiri nayo nyigukumbuye tuzabona nejo sibyo ikibazo sinkukunda nanjye ndagukunda nawe genda uze kubikora ndabikora shiri ntugire ikibazo nta kibazo uriya kizingo ndagikunda Dino bite? Kiza mabusha Bera ari he? bera uhe Wanje Bera. cyacyo manzi Uvuze? cyacyo manzi Gute se? gute se ubu ngubu zibibaye hangaha mu kanya Ni ibiki se? bu mbega kubyara nabi Habaye iki se kutambwira? urapfushije ngo byarangiye. Byagenze ute se? rero ubu ngubu tuvugana ubu ngubu arimo arasambana. Ariko mana yanjye ababyeyi babyarira kubona ko kuvuze? barimo arasambana nibyo ndimo ndakubwira. Kare imbeshyira umwana. Nese ndamubeshyira njye naramubyaye njyewe. Kare icyo mpfana nawe se basi. Umukobwa ntago yabikurura benshi. Mabusha kugira ngo amafaranga menshi irumva. Ni gute umwana wegira indanye? Gute se? Gute? Nyine uza abahungu bavuye hangaha. Njye umwana wanjye aritonda ibyo ngibyo ntago yabijamo. Nyine uza abahungu bavuye aha. Bande? Umunani abahungu 8. Sugwa abahungu 8 bantu hari umukobwa uri kureba. Ni kureba ese ni kubigenzana. Ngiye mubyo wanyicure kurindira urarwana rwawe. Nese utaje kumbwira bamujyanye hehe se? Nuko ndabikubwiye bagiye kumusambanya ubungu bari mu maroki. Ko mana yanjye ababyeyi babyara kubona koko umwana wanjye. Kandi byabaye. Ni musanga mu nzu. Uretse uzinga ibikapu byawe ntiruri
uzi imihanda naciyemo amakoni n'akazi. Siberi bigatuma utinda urabona ukuntu izuba ryanyishe. Ziko izuba ryakwishe koko baby. Zikuba tutubikanye. Siberi uzi ukuntu nari ngukumbuye. Basi ibyo ntabwo bitumye waza. Iyi nabizanye baby. Gasi miliyoni 2 baby. Yadore neza bishaka nta kibazo. Miliyoni 3 zose. Yego. Ubu wajya kuziguramo iki? Kabisa. Ko mbona suri kugenda wigira ibintu by'imbobo mu muhanda uvuye kunyura umugi. nyumvira nigadagaswigigira nako wallahi nose mari kereka mba nivire hirya ngo mu mihanda urumva sibave kureba nyine kuntu bigenza yose ubizi se mari Ku buryo wagenda se wigira mu muhanda ibintu bijyanye n'imbobo. aya reka buriya ntabwo ubona amaniga ba Tupac ubona amagenge mana atarateye imbere kubera igenda akora ibintu by'amaniga mari ubundi wowe ubundi uruwaye kuba utazi ibintu by'amaniga. Nese uzuwa muri muravugana? Uzuwa muri kuvugana? Oya Gende gitifu. gitifu ariko uje vuba ino hari Ahubwo se nkubaza umukobwa twa Berina horamuzi? Bera ibyana tuziranye inaha Bera ibyana tuziranye inaha genziranye n'ibyana byinshi ariko Bera we nawe nzi kabisa nawe nkubeshye Atumuka mve imbere niba nabuze. Wacha sako sha. Nasoni wowe. Baby ibi ni ibiki utangiye kuneza vraiment. Akunda wowe ugira ubwenge. Wabuze ibyo ukora ku buryo uza unyiruka inyuma uzunandukanya na sheri wanjye nasoni. Ibutu neza ibikozi byo mu rugo. Reba ibishati baby vraiment. Vipi? Wabuze ibyo ukora? Reba ibisasi mbobo. Reba. Icyambere cyo njye mama warakunumye kandi Ceceka. ndava hanga nkujyanye wowe. Ubwiraza nyijyana. Ngo kwiki? Jya numbwiraza nyijyana. Ndavuze ngo cahanga tugende. Kavuga ibitahiye wagitera. Subira mu rugo gira. Warangije imirimo yawe. Ndakuri turashaho wowe. Ndavuze ngo cahanga. Ndabyanze. Nawe ndavuze ngo tucahanga. Uri umusazi wa kibojwe. No mukire. Akuyi ni umukire. Uri kubona musa. Koko dutandukaniye he? Uyu ngura abona ari umukire. Reba ishati yambaye. Urabatarika rya rubyange. Baby manangaye vraiment. Unezi ibikozi by'iwanyu. Reba ibikweto bishati baby. Mugatangaye baby. Vava tugende. Ndari kubundi mwe ho. Rwambari ukana. Ikintu ni cyahe kigutwara vraiment. Ndavuze ngo tugende. Rwambari. Kigali Power Link, amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye, ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siège irinoir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamutwaza. Ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791 24 00 23.